nzagutetesha bitinde reka mbabwire agakuru keza sinzozi narose n'impamo rwose twahuriye butari wabo naramubonye yicaranye n'abandi ahagurutse asezeye ubwo jye nshira numva binyanga mu nda ndamuherekeza yari ntabwo ndende ndamwegera buhoro ninkundira nkubwire umutima utarahaba ntabwo ndabona ubwiza nk'ubwawe na burya nashize numva nukuri ndindembe ntabara maze aranyegera ngwa mu nda biratindi igituze cye mu cyanjye duhuza urugwiro ndashanyarara maze ndarusinda yaranze mani y'akayoga karyoshye ndagasoma ndasusuruka hose ibyakurikiye nimubimbaze nukuri n'icyuzi cyuzura ntigisese aho gusesa kigaserera iwacu ngwino shenge ubahatse bose Imana mwaramutse nanone ingero uhagaze ahangaha urugangazi rw'umutwe muri menaguze bwa gitingamanzi batigira amaboko ninjye wakubise rugugu rugorunganira iba ninjye warashemwe umuzamu hundi umuhunde umugabo arasoma baramanga gasigara mwirahira nitwe rukaraguru kakaroza imikono no gukobana ninjye rukaraguru yanjye rwuzuye neza ndurukaragwa imbabazi rukarabye kandi runyoye ndurukaruzira icyaha murakoze cyane najya mu munde munyemere mwese basanga basangira ngendo maze uwo muri kumwe umuhobere umuramutse ubwire ngo nikaze kandi karibu muhoberane ubwanyu ukuri hafi umuhobere umusuze umusekera n'uwanga n'umuhobere umukore mu kiganza nusanga nta muziro ibi nakubwira iki murakoze cyane babyeyi beza banya kubyara basangira ngendo kugira ngo tugaruke ijoro kwa Jean mutuye mu gitaramo nta muziro najya ngo muhundire munyemerere abambaye inyenga ruhanga bazururutse maze mwigire juru duhamagara mwinzi w'umuryango murwi wacu yongera atugarurire ijoro kwa Jambo atwingingire nyir'ijuru babyeyi beza mutwemerere mwigire juru yacu uri rurema kandi turagushimiye Imana y'urukundo n'amahoro igihe cyose udukorera imirimo itangaje uwo mu gitondo ibitangaza wadukoreye ni byinshi kandi ni byiza uwo waduteguye kugira ngo tubone ibyiza waduteguriye nyine turagushimiye rero aya masaha kuko tugeze mu mwanya mwiza w'ibyishimo n'umunezero kuko wamaze kuduha umutekano uduha umudendezo kugira ngo twishime wateguye ubukwe uyu munsi aya masaha ubukwe ugiye gutangira kuko niwe buhagarariye kuko hari icyo wavuze yuko uzishimira yuko umwana w'umuntu yishima akanezerwa niyo mpamvu duteraniye ahangaha hano hagiye kubera ibirori hagiye kuba gusaba no gukwa n'indi mihango yose ikurikira ibi byose uyoborwe nawe natwe rero ko turi hano dukomeze kubona umutekano n'umudendezo n'amahoro n'umunezero n'ibyishimo urakoze rero ko twese tugiriye neza uturinde inkomyi iyo ari yo yose uduhagararire muri byose icyubahiro n'ubutwari uko n'ibyawe mu izina rya Kristo Yesu amen maze muhuze ibiganza mukurafasha Uwiteka mumushimire by'abakobwa bawe banyirabyano binihibirezi mu byo barimo bagorora imbavu mbana nabyo birakwiye byanejeje ababyeyi binezeza abakecuru n'abasaza baranyurwa bishima mu gitaramo cyawe data mubyeyi mwiza wari watubwiye ngo ku ngingo ya gatatu turi buze kuza kugira uvuze ko turi buze kuza kunguka undi muryango uri buze kuza kutwiyungaho ugataramana natwe
rero uko nabonaga amasare masomo dusanga naje gukebuka isibo ngari yaje irongowe na muzehe Honeste, mbona barimo baraza bagana umuryango unkundanye kubyara maze kugira uhamagare ruhamanya rw'umusaza ufite imisoso myiza musaze ijya gusanya musinga, maze umuhamagare yigira hino mugwane mu byano ubundi munamaname nakubwira iki kuri kayo mubyeyi. Nibagushimira karame inshuti yawe, uri amahoro? turashima Imana. Niwanyu mwese muraho? Turaho, turashima Imana rwose. Sinzi ubwo duherukana nabona ufite urukundo n'urukumbuzi, ufite n'urugwiro rwinshi, ariko nayobewe uko byagenze ko waje umpobera umpora imbagara, rwagabanyuriwe n'iki? Ukuntu urwo mfite ruri kuryarya, rurakuryarya turumva rukurimo bya nyabyo. impamo ya Mungu. Ngaho rero reka nanjye ndorenze duhurire mu cya kabiri kitari icyo mu majyepfo. Ahubwo umuhungu azi kongera aya manja ye, hanyuma indangurura unyumve mutwara. Kumva bisa n'ibivugira mu kibindi, yarabikosora araza kubigenza neza. Aho mu kibaho ndamutse gumbura ko ramara amasaha neza neza ukumva wagumamo. Namwe muryango mwiza muraho neza muri amahoro, ariko mwagenza urugendo rurerure menye mwananiwe ye. Menye ari ukunanirwa no ku maso birigaragaza, ariko nimuhumure mwanyu. Ariko iyo tubonye nka Honeste nkawe waje tubizi, reka tuvuga ngo reka twakire by'umuryango, uzimanire tugutsirikire inyota, hanyuma igitaramo cyacu kirushaho kugenda neza. Uyu muhungu rero ni umuhanga, niwumva bivuze pfunye ntugire gupfunyitsa ikindi, ni urukundo. Ubonye ari umuhanga cyane, harimo ni rukara ruharaze ubuhanga. Ni umuhanga ariko utarahanzwe, ni umuhanga gusa, yarabitoje. Ubuhanga bw'ibyuma mugerageza ntibihira cyane, ahubwo bice mu byanyabyo. Maze rero iwacu mu nduga ni uko tujya tubigenza, kandi mwategereje se ngo nanze somye? Buriya si wasenze gahunda zose ntiyazirangije, ahubwo si ukuvuga mina tuzise nicyo cyane gisigaye. mina mu rugo. Hongera Wendefo ukumviriza se, wongera ariko nongere mbukiruse shira urumwisho mbareye rwiyoberanya mu bintu. Baramwira nimo mushimire buriya bakomeze kandi baguterekere hariya, ariko kandi bwacu bagira ngo nitwe twenyine gusa, ahubwo biba bishatse kuvuga ngo mu muryango iwacu kwa Munyarukundo nta kibuze. Iyo tubonye abashyitsi nkamwe turabakira, tugataramana tukishimana buracya, hanyuma tukanezerwa. Reka rero nsabe abakobwa b'iwacu n'abasore b'iwacu baze babakire, dukomeze tugubwe neza, n'abo mwagendanye bose babakire, bataza kugira ngo ninjye nawe gusa. Genda rero Cakabogi Tsimure, ubundi mu gitaramo cyacu turataramye. Uyu muhungu yitwa Teresiforo, ni rukara nk'uko wamwumvise, ariko kandi ntabwo agira ikimukumira, biraza kugenda neza. Buriya turakomeza dutarame. Nimuze mwakira ab'iwacu, muze mwakira abatugana, nimuze mwakira aba babyeyi. Honeste ataza kugira ngo niwe wenyine, ukomeze muryoherwe. Tubanje kubashimira ikaze rivunye wowe muduhaye muri iki gitaramo. Tubashimire kandi indoro nziza ziri umwaga. Tubashimire kandi neza iganje tubasanganye, ariko byisumbwe tubashimire amazimano muduhaye atunyuze umutima ndetse no ku mubiri. Imana ibahumurisha.
nagira ngo abo twagendanye rero babashimire ko muri imfura Imana ibahumurisha. Umubyeyi mwiza, njyewe uhagarariye umuryango mwiza w'umubyeyi Jean Damascene baringanira, yitwa Ruhamya Theoneste. Duturutse rero iwacu Musanze mu majyaruguru, tuje tubagendereye mu majyepfo y'u Rwanda mu Nduga y'Amarangara. Bazindutse rero akayaga k'ishuheri bakikinze mu mwashyika w'Ubwanacyambwe, tuje tubagendereye. Duturutse rero mu muryango w'umubyeyi Jean Damascene nk'uko nari mbikubwiye, tuje turi isibo ngari. Kubagenderera rero ntabwo byadutunguye, ahubwo twari tuzi ko dusanga mutaramye kuko mwadutumiye mu gitaramo cyawe. Mubyeyi mwiza rero, gutarama kuko uyu muhungu wawe yabivuze, uriya mu gutarama mu muco w'Abanyarwanda, ibitaramo 5 by'umuco byashyizweho na Nyirarumaga nyuma ya Ruganzu Ndoli babundutse Karagwe. Aho bashyizeho igitaramo Singizangoma, bashyiraho igitaramo cy'umuryango, bashyiraho igitaramo cy'umuganura abantu bejeje baganuzanya ibyeze, bashyiraho igitaramo njyarugamba abantu bahiga imihigo, igitaramo mvarugamba abantu bese imihigo indago yagenze neza n'umwaka. Mubyeyi rero, natwe mukidutumira twamenye gusokoza rugina, tumenya gutinda ibicuba, bitinduzamo inkongoro z'imirinzi, ariko ntitwasiga n'inyuma y'umurorano, ntitwibagirwa indembere ndetse n'indoha, bamwe babyita ibyimba cyangwa ibyansi. Iteka ugendereye umutware ubanza gutekereza mu buryo bwagutse. Nagira ngo rero mbanze sabe umukobwa wanjye umuhereza ufitiye rukano ruterura ashyire mu rusyo, mbanze none kumutware gukiza igitabo. Umubyeyi mwiza, umubyeyi Jean Damascene yatubwiye ko tudusanga mutaraye, tubahereze iyi ntwererano y'ibirori tubasanze. Ariko yarengejeho ijambo rikomeye, aratubwira ngo kubatwerera ntabwo ari ugutwerera abakene. Ijambo ry'Imana rivuga ko abafite bazongererwa, twongera ibintu mu bindi mu bunyamutirabirenze. Nimushimire yawe mwiza. Ibyo rwose ndabona ntabwo mutangiye. Nimuyakire nyamuneka na yombi kandi mushimire. Murakoze cyane. Imbere ukomeze tuganire uko biremewe mu muryango. Yewe sinzi aho bahereye bagushima batagushima kandi tugiye neza. Ayo mashyi ntiyahoza n'umwana, ntibagire mushimire. Teone, burya bajya bavuga ngo amashyi masabano arakagenda ku igare. Ayo mashyi masabano nukomeza kuyasaba ntugira ngo turi gusabiriza amashyi kandi nzi neza yuko ari intore. Uriya iwacu rero kubera ko tutavugira rimwe nka korari, iyo nciye irenga bamenya igikwiriye. Ayo mashyi ntabwo yari amasabano, ahubwo mashyi irenga bakarirenga. Ngaho ca n'iringi twumve ko barengura. Aza kugira ngo impundu tuvuze iwacu n'impuha cyazarahunduye, ariko ngo baragira ngo baziguherere imwe uzumva amashyi n'impundu, niko banyokoreye. Uko bahari ko burya abatanga mpundu nabo muraba. Abatangampundu iwacu barahari, urabona bambariye impumbyi uyu munsi kugira ngo tukugendere tugusure. Yagize ngo bambaye inkweto ndende, impundu ntizatambuka. Oya, iwacu umuco uracyicariye umuce.
ntabwo umuce urajya hejuru y'umuco. ndabona icyambere rwose mwakiriye na yombi rwose. Mubyeyi mwiza rero, mubyeyi Ildefonsi wabereye mazina umuryango w'umubyeyi mwiza wa Desteri. Twongeye kubashimira ko muri imfura kandi ubupfura bwanyu muzabugumane, uko dusanga uhereye bami b'ibimanuka buriya Induga mwarazwe umuco mwiza kuko ari naho umuco watangiriye. Mubyeyi mwiza rero, mubyeyi yaratubwiye ngo nitumara kubahereza intwererano muyakire mu gitaramo, kubera yuko iwacu izuba ritavuye inshacyonga imisozi kumbe. Yaratubwiye ngo tuzongere tubarabukire, twongere tubatereke intango, hanyuma tubabwire ubutumwa bwayo nimumara kuyisobongera ibanyuze. Ndavuga ni wa mukobwa wanjye ambe bugufi yongere burya tubone hanyuma ikindi. Uyu mukobwa wacu yitwa Ndebunyurwe. Uyu musaza we rero umutwaza yitwa Rukundo. hanyuma rero bambwira uti gemba mu bantu simba mu bintu. Bambwirire baze mbaheshe umugisha dore ko nabonye wabateye ubwoba bwo kugera iwacu. Mugende mubyeyi. Mba mu bantu simba mu bintu. Uraho mwana uri umugabo. Ngo aramushimwe nyamuneka nimumushimwe. Uraho yewe muhungu. Uraho nawe. Ni amahoro umeze neza. Aba bana rero ni abanyamugisha. Iyo mwageze iwacu mu muryango kwa Munyarukundo ntabwo ari ukuza mwikorera iyo so gusa, ahubwo natwe turabaho. Genda mugere kuri umujyi wacu mwihe icyo mushaka. Genda shaka. Genda wihe icyo ushaka. Umbereye abana biratanga icyizere. Wongera ufate n'ikindi ugende wishongore kwa shobuja. Fata n'akantu ugende ubabwire uti nageze. Genda ufate n'iyi ubabwire uti murumuna wanjye nawe urabundeberaho. Maze ugende rwose, iwacu ibintu birahari nta cyabuze. Nimubashimirira aba bana maze rero mugende mwishongora basha. Naho ndi kumwe na so hangaha. Urakoze kumpera abana. Nyamuneka wa sonorizasiyo naturebereye. Urakoze kumpera abana. Urakoze kumpera abana. Ibi nabyo biratanga icyizere ko buriya ngo amaboko wazaguha uyamenyera mwiramukanya, kandi ngo umunwa nawe utazakwima umenya uterura ukiganira. Mubyeyi rero nshuti yanjye, iyi nyengo ye rero ntabwo imeze nka ya yindi Agati Nyombya zavugiyeho, ahubwo narindi kukubwira ni iyi ni intango y'ibitaramo 5 by'umuco w'Abanyarwanda. Imwe nakubwiraga yashyizweho na Nyirarumaga nyuma ya Ruganzu Ndori babundutse Karagwe kwa Nyabunyana. Harimo Singiza Ngoma, harimo igitaramo cy'umuryango tugasanzemo, ariko icyo ndi kwivugira cyo iyi ngiyi iraza kunywebwa nawe uri umutware, unyemerere nuza kwisogongera ikakunyura. Ndavuga ubutumwa bwayo. Washyizemo sumunyuzo. Harimo umunyuzo yakunyura nta kibazo. Ninza kuyisogongera ikanyura. Mbona se handitseho Heaven ntiwandike Ildefonsi. Heaven rero bivuze ubusobanuro bwabyo ni ijoro ritoya, uko yinyweyeho wumva ugubwa neza n'umutima ugacya ukaguma wibereye mu mwuka. Kandebe uyu muhungu nabonye nawe ngo ari umuhanga utarahanzweho, ariko kandi
ihanga amaso Teresiforo pfundure neza uramenye ntuzi ibipfunyitse umuhungu umenya mwaramutoreje mu itorero ry'abamanyura amazi niba wagira ngo niba unikiniga amazi cyane uriya muryango ntiburiya umuryango wacu n'uwanyu dusangiye icyo niyo mpamvu tugira abana bazi kuzikurikira imbere ko ndeba tujuje yasize urubiriro n'urubiriro nta muntu turi imfura yihaye ngo ayishwekere ntawe ushwekera umuntu wihaye ko muri abahanga koko hanyuma rero wahoze umbwira uti cyagiye ngo ukora kwivugira ngo natwe ukinywera ubu noneho ndagira ngo banze ndebe uko bigenze banzirize gisogongere gisogongere naje nyizi isomo ubwira ibyayo tebone kugize rimwe oya reka nonye naje nyizi kuko nyenga iwacu ntiyihinduka uracyandeba neza ahubwo usumba urambwira ibyayo harya ni mu Kinigi ni Musanze urengeri rw'ibihumbi mwambutse imigezi nk'ingahe iyi migezi rero Imana yatugiriye yaduhaye twagize umugisha yego yego twaje muri Rutemikire nta migezi twabona ayo mwigeze mubona niyo mpamvu wumva itigeze icika zona bazi niyo waba usabira nk'igisigati twakiguha umubwire ibyo ukwiye sekonde wanditse ugakomeza nkakomeza gusoma njyenyine uragira ngo ngaragure hanyuma usigare mu gitaramo wenyine ubwo no gutereka ndabyibagiwe reka dusome Teo murenga pe buryo uko ugenda itinda niko ugenda iryohera nari nimumbaza uyu muhungu wayipfunduye namone urayumva ute arambwira ati se ko mfundura mwe mukanywa Teresifone yo ni imfura n'umwenzi pe murenga abandi babashimirire murenga pe n'izindi zose nuko zimeze nuko shanje murakoze niko maze rero reka nkubwire ngo muri kino gitaramo icyo ushaka urakibona kumpera amashyi redefo agira ngo mbanze ngushimire umuhungu wawe uyu muvuzi w'amacumu nanjye ari njyewe urobanura abataramyi nanjye namushyira ku ibonwa kuko ni umuhanga ayobora igitaramo gusa mubyeyi mwiza mubyeyi Ildefonse nk'uko twari tumaze kuganira nkubwira iby'iyi ngingo ko ifite ubutumwa twongeye kubashimira yuko muri imfura cyane kandi tunabashimire ko igitaramo twabasanzemo ari igitaramo cy'umuco w'abanyarwanda mujye mukomerezaho kuko ibidusanga iki gitaramo cyaratangiye muri 300 bw'umugabo witwaga Rurenge niwe mukurambere wabwo ubutaka wahageze bwa mbere yarazanye na murumuna we witwaga Mungwe ahageze igihugu cyarama ibiti ari amashyamba n'amazi ahahanga igihugu cya mbere bakita ubudaha n'ubwishaza muri Karongi abwira murumuna we Mungwe
ajya guhanga gakondo n'amanuka mu majyepfo y'u Rwanda ajya muri Gisagara na Huye ahahanga igihugu akita Ubungwe. Mu magambo y'impine byari bisobanuye abenengwe. Ibitaramo birakomeza kugeza muri 400 ubwo hazaga umugabo w'umuhima witwaga Kazigaba ageze mu burasirazuba hariya za Kayonza na Rwamagana, nawe ahahanga igihugu cyiza akita Urweya rw'Umubare. Yaje kubyara abana babiri, umwe amwita Kabeja undi amwita Ruhinda. Abwira Kabeja ko namara gutanga azasigarana gakondo ye, abwira uwitwa Ruhinda ko ajya guhanga igihugu, ajya hakurya muri Tanzania hahanga igihugu akita Karagwe k'Abahinda. Mubyeyi mwiza kugera muri 800 ubwo Gihanga Ngoma Ijana yaje, arazakirwa n'Akazigaba, ariko ngaza kwitegereza ibihugu ihanga bihugu, areba icyogogo cya Muhazi, areba icya Rufigiza ndetse n'icya Nyabugogo bari barakibenze yaragisizemo hagati, nawe ahahanga igihugu akita Gasabo. Ahasaga rero mu 1312 nibwo byatangiye kuzana umwuka mubi, yari ku ngoma ya Samukondo, ariko Gihanga Ngoma Ijana yarabwiye abana be ko imiryango igomba kugishyingirana, abega bagashyingira Abazigaba, Abazigaba bagashyingira Abanyiginya, Abanyiginya bagashyingira Abatsobe, imiryango ikajya yaguka kuko Gihanga Ngoma Ijana atarajyaho imiryango yashyingiranaga hagati yayo gusa. Imiryango igomba kwaguka rero, ariko ahasaga mu 1312 nibwo Uburiza, umwami w'Uburiza yavuze ati ibi ntabwo ari byo, igitugu Gihanga yadushyizeho ntitwacyemera, ati imiryango reka yongere ishyingirane yacu byari bisanzwe. Afata rero abahungu be yarasize abo murage, harimo ba Kanyarwanda, harimo ba Kanyandorwa Sabugabo n'abahungu ba mushiki we Nyarurusyaba. Bafata iya mbere batera Uburiza, babukuramo babwomeka kuri Gasabo kuko bwari buzanye imyumvire mibi. Birangira rero uwitwaga Cyilima Rugwe niwe wavuze ngo ka gahugu katangiye kwanda rero naho byatangiriye kwaguka. Mubyeyi mwiza, niho nari mvuze kugira ngo tusasire ijambo tugiye kuganira, kuko atari ibyacu gusa ahubwo bikomoka mu bakurambere bacu. Mubyeyi mwiza rero dukubutse mu muryango w'umubyeyi mwiza Ntibaringanira Jean Damascene, duherukana mu gitaramo Imana yaraduhaye umugisha, twari barutse umwana w'umuhungu, amaze kuba umusore, Virginia baririmba nkubita Seminega Rubimburangabo ntatinya gukota niko birivuze. Mu minsi itambutse rero ubwo yarakikutse ku nkiko cyuye ishyo ry'inka, nibwo yatubwiye yuko asanze dutaramye nk'uko mwari mutaramye, atera ikivuga atubwira ko nawe akeneye gutera ikirenge mu cy'ababyeyi kugira ngo azagire urugo, wagira umuhana we abarizwamo. Turabyumva cyane, turabyishimira, tuvuga ko umwana yagaragaje ibimenyetso ko yakuze. Hanyuma yitegereza bamwe mu bagize inkingi z'umuryango, harimo ba nyirasenge bayisonekaga ko mwakeka mu kirambi. Hanyuma nabarababwira ati nanjye ndumva nkeneye kweguka nkagira amegamo, kuko ndambiwe imfuruka nkeneye imfubika, ndambiwe kuba ho jyenyine ntagira umuraza. Ba nyirasenge barishima cyane, bati umwana wacu ubwo yakuze twamurambagirije kera mu muryango mwiza, umuryango dukundana, imiryango ihirana, kandi imiryango tujya duhana abageni. Barabyishimira cyane, batubwira ko mu muryango mwiza wa Munyarukundo babonyemo abageni beza. Hanyuma dutera intambwe ya mbere, turaza dusaba irembo ry'umuryango, irembo risohoka umugeni rikinjira inka. Irembo muraritwemerera
dusaba inka y'imfatarembo turayitanga, tuhasiga intangamuganzanyo tubabwira ko tuzagaruka vuba tutazababera intati. Mubyeyi ndabyibuka mwatubwiye ko uyu munsi muzaba mutaramye. Uyu munsi rero umubyeyi yadushakiye ingeri zitandukanye ku mpuzandengo. Mbere hano aba basaza ubona b'imvi zabaye uruyenzi, inyuma hari ababyeyi ba Nyiribyano biniha ibirezi, adushakira bashiki bacu ba Nyiramutemba Nshyushyu baje badutera imbozi kugira ngo urugendo rudaduhina umurumango. Tuhagira amahoro rero. Ikitugenza muri uyu muryango ni ukubasaba umugeni. Turabasaba umugeni rero w'Imana Oliva, tukamusabira umuhungu wacu Ndikumana Samuel. Reka ncukiriza aha rero mvuga ngo umwanditsi wanditse ibaruwa ashaka indonke z'isi yageze ku musuma w'urwo rwandiko arenzaho ijambo rivuga ngo tubaye tubashimiye mu gihe dutegereje igisubizo cyanyu cyiza. Namwe turabashimiye, turabizeye. Gusaba ni ukwacu, gutanga ni ukwanyu. Imana ibahe umugisha, murakoze. Turabasaba umugeni. cyane cyane harimo ay'ubwo buriza bw'u Rwanda. Bakurikirana ijambo wavuze, burya wavugaga rimwe bakumva kabiri, ariko aho usirije ngize ikibazo. Abo bantu bose usibye iyo nteko mwicaranye imbere aho, abandi bose muri kumwe, bo nabarebaga wenda abo bose n'abariya bose muri kumwe, nta n'abavumba barimo se? Ko ijambo uvuze ryiza ko numvise batarishimye, hari ubu nitwe turishima. Ko numvise bataryica, babwira uti n'abavumba turabaha iwacu nta cyavuze. N'abariya bubitse imitwe se nabo muri kumwe? Nabo muri kumwe. Babwira uti ko mwubitse imitwe byagenze gute, mufite isoni z'iki? Banyuzemo ijisho. Rero bubitse umutwe. N'abengezi n'abanyamasengesho b'iwacu. Se n'abanyamasengesho. Yewe niba ari abanyamasengesho, ubwo ari abanyamasengesho rero, Bibiliya hari icyo reka mbahe icyanditswe kera kugira ngo bafashwe. Matayo 7:7 uzi uko havuga gute? Ntihagira umuntu ugusomera, ariko agusomere bya nyabyo, atagusomera bya kinyarwanda da. Hari igihe wagira ngo yagusomeye koko. Nagusomere Jean Paul ngo handitse gute? Musabe muzahabwa, mukomange muzakingurira. Utaryujuje se? Gira uti mushake muzabona. Ko mutavuze ngo amen? Nyine nabonaga n'abandi bubitse imitwe batangiye kubura imitwe, ntibavuge ngo amen abafashijwe. Ntimwumva se? Kwa Munyarukundo iyo muje mutugana nk'uku nguku turanezerwa, ndetse tukabatega yombi. Cyane cyane ijambo muvuze ni ijambo ryizihiye, ariko nyine natwe turabakristu, turi intore z'Imana, ntabwo duca kure y'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ryo riravuze nyine ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Mwakomanze turabakingurira, murashaka muratubona. Ubwo cyari gisigaye ni icyo ngicyo ngo musabe muzahabwa, ni icyo. Mutware rero, uriya umunyereye ahamanuka nta rugendo aba yije bakomeje iyo yajyaga. Ibindi nari ntegereje ko ari wowe ubyuzuza, none uri kubyuzuza. Imana iguha umugisha. Utari mu kuvuga ngo amen, wewe jya uvuga ngo amen niba wafashe. Amen burundu ahubwo. Uri kumwe n'abatambyi aho ngaho, ntabwo twaca kure y'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Uri kumwe n'abayobozi b'inzego ba mudugudu nababonye. Ndatekereza yuko uyu munsi ari ibyishimo. Ubundi igitaramo cy'umuryango cyo mwakijemo tubizi, kandi mwabukereye. Ikigeretse kuri ibyo, nahoze mbaza umuhungu wanjye Teresiforo, arambwira ati buriya aba bantu bose nubwo ubona bimeze gutyo, baje inkokora zireba imbere, ariko kandi n'ibimenyimenyi byazo
nuko wadutuye utugana ukadutwerera mu gitaramo ndetse ugatanga niyo kugira ngo tuganirireho tutaganiriye kuzo mu muryango. Ni umuco mwiza kandi muragahorana uwo muco. Ikindi udusangije muri rusange nuko tubwiye ko atari ubwa mbere umuryango wacu n'umuryango wawe duhuye. Nibyo koko ntabwo ari ubwa mbere. Izo ntumwa z'umuryango ubushize zageze iwacu, cyokora ziza zifite byari bimeze nk'amaganya ariko atari aya Yeremiya. Baza batubwira ati iwacu ubu ngubu ko mutureba turakennye turi hasi y'abakene bandi bose. Turabaza ati niki mwifuza ngo tubakenure kuko Munyarukundo ntacyo twabima. Muratubwira ngo mu byo mukennye mufite byose, mufite ibiribwa, mufite amashyo, mufite byose, ariko ngo mukeneye imbuto muntu. Icyo gihe mwaje mutugana, izo ntumwa arizo zije zitugana, aricyo zituganiriza. Ziratubwira ngo ndetse n'urugendo rwabo ngo ikibagenza nta kindi, ngo baje kugira ngo tuvange urukundo rujye mu rundi. Icyo gihe twararubakiriye rero maze mubarishima, ariko bagerekaho n'iryo jambo ry'uko baje kudusaba irembo. Turababwira ati dufite amarembo iwacu kwa Munyarukundo, tugira amarembo arenze 12 nk'ayi Yerusalemu, ariko muri banda muravuga muti muje gusaba irembo ryinjira inka rigasohoka umugeni. Tubigenzuye mu nteko twari turi kumwe nabo, dusanga inteko y'umuryango mu muco wacu w'imfura n'ubundi ntabwo umuryango ujya wimana irembo, nta mfura yimana irembo. Turavuga ati ubwo muje mutugana kandi turabaganwa n'irembo mudusabye turaribemerera. Nibyo koko musiga inyana yifata rembo ndetse ntiyari imwe kugira ngo itirwa inturukure. Ariko icyambere nagira ngo nibutsa bari aha ngaha no kugushimira ko mutabaye basendataze nk'uko ibyifuzo byari biri. Mubashimirire, mubaha amashyi n'impundu, ntabwo bari basendataze. Ngo hari uwagiye gusaba umugeni aragenda aratinda, kandi ibyo yasabwaga byose yari yarabikoze, ndetse n'inyana yifata rembo yari yarayisize. Ngo barategereza kugeza ubwo ya nyana ihinduka imbogo. Buriya ngo za mbogo zose ujya tubona muri parike y'igihugu cyacu cy'u Rwanda ngo ikomoka kuri uwo mugabo wasize asabye irembo, asenge inyana yifata rembo aratinda ihinduka imbogo. Ndagushimiye ko utatebye, ahubwo iwacu zarabyaye, zarunguye urwuri, ubu turanywa amata nta kibazo kirimo. Nibongere bagushimire n'umuryango wawe. Umugabo yabaga mu kinyaga cy'iyo. Buriya ni nawe wagambaniye umwami witwaga Rwagatara. Nibyo. Maze rero inteko ubona nk'uko warebye, turi inteko rusange y'umuryango wa Munyarukundo. Icyifuzo cyawe twacyakiriye. Cyakora wageretseho ngo wa wundi washakaga indonke, ngo yaravuze ngo mu gihe ngitegereje igisubizo. Ubwo wowe niba udashaka indonke, harya ubwo urashaka iki? Niba ushaka n'icyo ushaka? Ndashaka amaboko. Urashaka amaboko? Noneho rero amaboko mu nyungu gukora. Ni mu nama nk'umuryango, murebe uko muza kwikwiza ayo maboko. Nyuma natwe tugiye kuba tuganira, ntimuze kutwumviriza ariko. Oya, ibindi turabyibagiwe, tugiye mu byacu, turabategereje. Basaza basangira ngendo turi kumwe hano, bari abagabo ko baje batugana, ko mubitegereje, ko baje badusabye irembo. Iri rembo ukaribemerera, bakaza kudusaba umugeni uyu munsi ku itariki nk'iyi ngiyi. Uyu mugeni baje badusaba, harya mu bakobwa b'iwacu uwo batubwiye ngo n'Uwimana Oliva arahari. Harya arakuze, harya yagejeje igihe. Tubiganireho mumbwire uko mubyumva. Arakuze. Tubemerere bamusabe. Ngo ntacyo twabimba. Oya, ntabwo dukwiye kubima kuko badusabye babyizeye, natwe turabizeye, umugeni turabubemereye.
ayo mashyi avuye he ko twababwiye ngo nimutwumvirize mubyumvise mute kandi ibyo ngibyo buriya rero tugira umwuka w'Imana batumenyesha ibiriho n'ibizaza murimo ba Elisa buriya berekwaga nyamuneka mukomeze mwereke ngo mwari mu gitaramo cya uwo mugeni nemeye kumutanga kuko nta mizizo yindi afite amarakuze cyakora nahoze mvuga nti amashyi masabana arakagenda ku igara ntabwo tujya uko biri duca ku ruhande hari uwagiye kubonana na padiri ngo aramubwira ati padiri rero uri umuntu wihaye Imana twizera atari ko wowe mu byo nkeneye vuga ijambo rimwe gusa roho yangira kira nawe niryo wari utegereje niyo ntegereje mutware negera ngo mbanze nkurema agatima nkubwire ko uw'Imana Olive mwaje gusaba icya mbere cyo arahari arakuze kandi ishingiye ku by'umuryango tumaze kwemeranywaho nuko washimye umuryango dusanze tutanamubima turamubemerera ariko hari ibyo tutari buze kwemeranywaho cyokora nitumara kubinoganya tubiganiriye byo ni umukobwa kandi izina ni ry'umuntu ubwo reka mbanze nkubwire ngo turamukwemerere ko icyo tutakwemereye ni inkwano tegeka ab'iwacu mugiye gutanga amashyi n'impundu ubugira gatatu kuko zigira ubusobanuro bwazo ubwo tugendere rimwe noneho mbaye dirije datanga impundu bagize ngo Rwanda Revenue irazishyuza ahantu mubyeyi mwiza ayo mashyi n'impundu wumvise n'iby'umuryango kabyara ari iyi mpundu mu buco w'abanyarwanda zivuga ubugira gatatu iza mbere ni izindikiza iza kabiri zikaba urwanaga iza gatatu rero ingabo zabaga zicyuye umusango cyangwa indava yagenze neza ibyo rero ayo mashyi n'impundu ni ayanyu uko mutwemereye umugeni ariko mu muco w'abanyarwanda nanone imfura ngo zirashima ntizishiha nagira ngo tubanze tubashimire ko mutwemereye umugeni ugasabe tubwire umudiyakoni azana ikigo cy'amashimwe wamuhereza ni iry'umuryango si iry'urusengero oya ni iry'umuryango mubyeyi terekamo kabiri shana ubugira kabiri buriya bityo shyiramo kabiri mubyeyi mwiza rero turabashimiye ariko ngo wanga gutenguha uriya nyirasenge w'umwana bakomeye cyane iyo ubona umwana amaze kuvuka akamumenyera ibisabiko menyera akarya baryabana nk'uyu mwonga kugira ngo azakumire umwanzi naza n'umukone n'amatwetwe iyo ubona amaze kuba umwangavu azanye amayusi mu gituza akamumanura ku gishanga se cyangwa ku ruzi inyogaruzi karuma ibera umwari akaboneka umubwira uti ni isimbo y'imibavu ati umva inkovu y'inkosha iri ni ishimwe rya nyirasenge uti turagushimiye wareze neza utagushima ninde se wa mugani utagira nyirasenge arisenga nyamuneka nimumunshyimirire dore yahageze reka mbabwire muzivuze izo mpundu mukome mu mashyi ariko mumenye n'igikurikira musome musoma mwumviriza mumenye ko icyo muri mu gukora ari mwebwe mukiremeye ubwo muramutanga
mubyeyi mwiza Ildefonsi, buriya umutware ni nk'intare y'umuryango. Sabo bana ko bagenda bazana kamwe kamwe babwiye bakajya kuzana n'ibindi. Ntugire ikibazo, turagutura uruhara nirushake rufuke, ntabwo tuzisubizayo. Ntabwo baza kugira mukimirane mugende mbe ngandiye. Oya ngo mubizanire rimwe basha. Uyu mwana aremaraye, ntabwo yikorera, yaba yikorera impfundiko ziba zarabaye ubuhiri. Mubyeyi rero ko mpuzandengo mbere hano uri kumwe na ba se wabo w'umwana, uri kumwe na ba nyirarume, hanyuma nimuza kwiherera rero namwe muraza kwikiza urusengo muyikubeho urugondo, mwumve uko Yesu agira neza, mwumve kubyara neza uko bimeze. Ariko muri mfura koko amashinyamuneka atageze ku aho niho Nyakayonga ka Musare yavuze ngo kwibyara bitera umubyeyi neza, niho namwe mwishimira. Hanyuma hari ijambo wari uvuze ngira ngo mu kanya nze guheye umugeni, ariko ngo ntabwo mutwemereye ibindi, siko bimeze se? Burivuga rimwe nkumva kabiri. Nagira ngo rero mubyeyi mwiza, umukobwa mbwiye ko ari umukobwa, ubu rero ndategereje niba uri bunkoshe uhereye imbere ya Nyirarusyaba cyangwa ukaza nyuma ye, urambwira aho ndi buhere databuja. Karame karame. N'uwabitegereza arabona musa neza. Sinzi ngo burya wo gututse ngo yagutuka inka. Nanjye ngiye kubona ko ndeba musa neza hano sasa abatunzi ba Rufunsi abo ngabo barimo Rufunsi, Batanazi, barimo ba Mariko, barimo ba Senyamuganda, bose ndabona abasaza b'abatunzi. Murasa n'inka pe. Yaba rwose ubona hano imbere nta wigeze asomeje amazi umushogoro, ahanyoye amata y'inka. Noneho rero karame karame, tugira abasaza natwe bamenyereye iby'inka iwacu. Umusaza ngiye kumuha bukoshe, hanyuma udukwere. Ese agukoshe uko uri cyangwa agukoshe uko wanjye? ari bunkoshe uko ndi, kuko nkosheje uko naje ntabwo byaba ari byiza, ahubwo nyemerere buriya ngo bakirana baziranye berekana utwobo, kandi ngo amaboko ni uko nabana. Reka mbanze nze imbere ya Nyirarusyaba, mu kanya nze kugenda nkoshereze mu banjye nubwo nshaka. Ange rero ubu turashaka kumukosha inyana inka ebyiri z'amashashi. Rero kuteurateru niba rero wazizanye nta kindi. Mutamushimira ariko uyu mubyeyi akosheje neza. Aho ugaragaza ibimenyetso ariko bitari iby'imperuka, harya ngo wajuje. Hanyuma ariko uwo muhungu niwe witwa Kijyambere harya? Oya, uyu nguyu ni imfura y'umuryango, nawe yitwa Damascene Ntibare, ni umuhungu wa Ntibareshya. Aheruka mu Bushinwa? Oya, ntabwo mu Bushinwa ajyayo. Nagira ngo rero ntabwo nayikomanya, iyi ni Cyozi. Sinayikoma inkonji yumve no original rwose. Yewe naho zingira ngo uyu mugabo aheruka mu Bushinwa, none ndumva ataragezeyo. Ntabwo naguha Ishinwa, ndaguha Inyarwanda. Hanyuma rero mubyeyi mwiza, iyi mfashamwahizi bamwe bayita kayuya, twebwe iwacu ko tuyita nta joro ku mutunzi. Iyi yahira ubwatsi bw'inyana. Ubu kandi ubona agahese gutya
kagira umuco buriya kakavuga ngo wahera ugarura mu wawe nturengere. Ntibize kurengera. Niba rero nkikabona urabona ko ari ikibazo niba si ikibazo se. Oya ndacyagifite ariko nibigera iwawe urabihindura bibe igisubizo. N'ubundi ngo mwaje mufite ikibazo ariko nagira nkubwire ko mwageze kwa Munyarukundo ubu kiravivuwe none. Imana iguha umugisha uguha amashyi. Hanyuma rero mutware iki ni igicuba. Igicuba kikiradahira. Mvuga nti birashoboka yuko umuhungu wawe niba atari kijyambere aherutse mu Bushinwa ibintu by'abatahira se arabizi. Mushyikirize turebe ashyikirane n'uwanjye turebe ko bazi kudahira. Ko bazi kudahira kuko niba atari Umushinwa arabizi cyane. Umuhungu amashyi n'impundu abantu utyo barabizi. Ikindi rero kiracyari isugi muziyamurira. Nakitegereje nakibonye. Iki rero ni ikibumbiro ntabwo nacyita izina ni ikibumbiro ni ngendanwa zizajya zishokeramo izo nyama. Aho zivuga uti ibimenyetso nkagira ngo ni iby'imperuka ariko bwari ibimenyetso by'inka ni mu mushimire nyamuneka. Maze rero ese ukiri aha kugira ngo hari bamutahira we wanjye wageze mu zindi yahoza ndundikira ubutumwa arambwira ati mbonye inyana nziza zirimo n'izi ebyiri yavugaga ati mbonye mu rwuri rwacu uti nizo. Uzi ko ubu tuvugana ngo zageze mu zindi. Mana ishimwe nzi ko ngiye kubaza Tanazi niwe ushinzwe iby'urwuri Tana burya wahise uzohereza. Nahise nzohereza rwose. Nimumushyimirire nyamuneka burya ngo ntabwo buriya cyakora batahira keretse niba ufite abarenze amase ariko niba ari abatahira baraza kutubwira amazina yazo ariko nkiri ahangaha nari ngiye kukongera kukwibariza wenda iby'inka tubishyire ku ruhande. Samuel nari ngiye kukubaza akabazo. Mu muryango wanyu mukunda abagore? Reka nivuge mpagurutse. Dukunda Imana tugakunda n'urubavu. Nari mbajije ngo mukunda abagore mu muryango wanyu. Dukunda gutetesha. Se ko numva ari ijambo urimo gusimbuka. Murindi mumvuganye mu muryango wanyu mukunda abagore. Samuel nituramuka tumuhaye umugeni zamenya gufata neza abagore cyane. Turatetesha ariko twebwe dukunda abo twasabye ntabwo dukunda rusange. kuko wavuga ngo akunda abagore yaba akunda igihugu cyose. Ubwo rero urumva ko nta muntu mwaba mushyingiye. Ariko dutetesha abo twaduhaye. Hanyuma rero naringinze ni mbere yuko tugushyingira Oliva tumuguha ku mugaragaro banza umurikire abo twagushyingiye mbere turebe ko mwabafashe neza. Ariko mana mutambuke muze niko ye. Reka mpere Cyuzu banza wegera umubyeyi akuramutse. Cyuzu niwe uherutse kurongorwa vuba. Urabona ko yabaye icyuzurira rwose. Yabaye igisubizo cy'umuryango mu iterambere. Harya ububyaye kangahemo? Abyaye gatatu ni mu muhamasire. Ibyo bizigira bye bikanga abazimu. Umuryango wari ugukumbuye ngira muri cyangwa. Hanyuma rero uwo ni Teta. None se ko yabaye ikiduhagereza. Umva nawe ra. Ni amata gusa. Ubundi ngo ntawe urata inkongoro arata uyinyweramo.
yewe yaratese koko uzi ko atsigateta akibagirwa n'umuryango wacu zatambuka hano bahobere nyamuneka ugire gutya baramukije nawe rwose yaratese buriya ngo umukobwa washatse neza ngo aryama ateye amabuni wawe nicyo kibazo nanjye niyo mpamvu ataherukaga umuryango urugo rwubatswe neza w'abarera n'abandi bose yewe nimumushimire ngo yabafashe neza bose cyuzu ngaho genda rero uwo nawe yabaye yari icyuzuzo none ni icyuzurira uyu we niko utaherukaga mu muryango byagenze gute baragukubise oya bamfashe neza ngo bamufashe neza nawe nibwo icyo nzi cyo n'ubwo babonye urampanuriye karame ishingiye ko basa banyoye inka ishingiye ko bafashe neza kandi turi abanyamugisha umvise ko uherutse kurongorwa yibarutse gatatu kose abandi bo rwose ngo bafite n'abuzukuru maze babuzukuru muzabazane mu muryango turabakumbuye nimushaka rero umujyi wanyu mugende mubaramutse nimushaka musubire mu byicaro byanyu muze kwisanzura ndabashimira ariko mutagira ngo mu muryango ntabwo twagera iwacu mu muryango tutarahaye muze tubaho muzi iwanyu ujye iwanyu mugende mufate icyo mushaka iwanyu mutoremo rwose icyo mwishakira birahari mugende mwihereze wabafashe neza cyakora oya nabahaye inka zibakamirwa sinabahaye n'impenda ahubwo nabahaye mireburo umwana uri iwabo avuna umuheha akiyongeza uwundi mugende rwose mwifate neza nuko baratambuka bakumbuye umuryango oya urabona ko bagenda amatereka mfizi karame yewe ntabitegereje cyakora urimo harimo ingeri zose nabonyemo n'ibiriza boro ntabitegereje bose babafashe neza hanyuma rero nkiri ahangaha nshingiye ku byo umaze gukorera umuryango wacu ngiye kubaza gusa ngo numvise utavuga neza umuhungu wawe utamuvuza ibigwi ngo uvuge n'ubuziranenge bwe Samweli muri kumwe mwazanye mutware rero databuja namusize hirya umuhuza mu ntekerezo ntureke mbanze ngende nganire ntabwo nari kuzana umwana ngo yumve ibiganiro byacu ariko umukeneye namutumaho akaza ukamuramutsa ntacyo ubwo itegeko ryawe ryumvikanye ubwo wenda baramutumaho ariko nagira ngo nongere nibarize Samweli uwo nguwo numvise utamuvuze ibigwi yujuje ubuziranenge reka rero ngira icyo nkubwira kuyimijwe n'ikaramu hano uwa mbere ntawe bahaganira uwo mwanya icya kabiri ubwenge afite niyo atasubira mu mashuri bwamutunga ugatunga n'umukobwa w'umugeni muzadu ndakumara impungenge ko nta hantu na hamwe arigera ngumba cyangwa ngo asogongere umusa w'ubusugi nta muntu baraza ngo baduce inka z'inshacyuho ngo yaronesheje n'umwana w'ifu mumushyimirire ndumva muvuze neza icyakora ngo ntawe wivuga neza amaba ahari twebwe amakuru natwe ntabwo yari kuza mu muryango tutamenye amakuru burya twarayamenye ko batubwiye ngo abana n'ubumuga bwo mu rubavu ngo ntabwo yuzuye imbavu ze ntizuzuye niko kuri ubwo ni rusange yarabuvukanye abana n'ubumuga ariko umuti twamenye aho uri ariko ngo afite n'indwara utarebye neza yakwica nk'izindi zose iyo nayo abana nayo iyo ngiyo yese ahubwo se yaduhagurukije niyo yewe mutumeho azi ubwo niyo ngiye mutumeho azi atagwa mu nzira urukundo ni indwara ikomeye nyamuna dore rero rwaduhagurukije mutumeho atambuka ze yakurikiye nimubimbaze nukuri n'icyuzi cyuzura ntigisese aho gusesa kigaserera iwacu ngwino shenge kubahatse bose
kandi barareshya banganya urubavu kandi bose baseka kimwe, bose ndabona bangana uretse umukuru muri bo n'umwe nimo mbona. Data mubyeyi mwiza, hari igisakujo baze gusakuzwa ubwo bakubazanga mu gitaramo cyawe wagendanye na Samweli, wabihakanye wivuye inyuma ntigeze ubyemera. Ubwo wamutumagaho rero nabwiye bashiki be bari umuntu abe n'abakuru be bahamagare Samweli azi. Na n'ubu haze koperative Samweli, ntabwo turasobanukiwe ngo Samweli ni uwuhe. Uradukunda urive muzingo maze wigira juru usenge indangururamajwi muzungu isemikoro maze utwereke Samweli uwo ari we. Samweli wasabiraga kuri kayo. Karame inshuti yanjye, kugira ngo umuhungu se we ntiyabirengeje ngo akabibona koko ko twavuze Samweli bose ntugire ikibazo, ntabwo nanjye nasabiye koperative. uyu munsi nta kibazo kirimo, ahubwo nuko nabonaga cyangwa ni ishyirahamwe Samweli. Umwana w'umugongo ntiyazabura. Uranyemerera rero nkwereke Samweli, ahubwo amaze kuba umusore, urumva umuntu ugiye gushinga umuhana agira bamuherekeza. Nagira ngo rero reka nze mukwereke, hanyuma unamuhesha umugisha. Buriya ngo umugisha ni uw'Imana n'ababyeyi. Samweli ko nzi ko yavutse ku bw'isezerano, mbona abahungu ari kumwe n'abari abarakare, byagenze gute? Umubyeyi mwiza rero Samweli, ndagira ngo wegere hano hafi. Samweli, ayo mashyi atageze ku mashyi se burya amahoro meze neza. Nagira ngo ngusobanurire gatoya umubyeyi Ildefonsi, twahoze tugusabira umugeni kuko ukeneye kugira umuhana nawe ukagira aho ubarizwa. Hanyuma rero arimo avuga ngo ufite ubumuga umaranye igihe, sinabihishe nabivuze, imyaka ufite irangana nabwo, ariko ari bukubera igisubizo. Mutware databuja rero, uyu ni we Samweli. Ubu ubona yambaye izi congo, yatambaye icongo, yambaye sandari. Nagira ngo nkwereke ko nta bundi bumuga afite, ntabwo ari manosisi, ntabwo amano yari nka tangawizi. Tambuka umubyeyi yaguheresha umugisha. Nari mfite icyo kibazo ngo abahungu bawe bose utarabaguriye inkweto kamfashe pare ngo niwe mwapanganye imipango myiza yo kugira ngo mugere iwawe. Ese ni wowe Samweli? Wowe Samweli rwose. Samweli uraho Samweli? Samweli koko ni umugabo, koko ni umugabo uhamye ariko arimo arambwira ati kanda gahoro muri ikibazo kiraza gukemuka. Uramubera igisubizo. Samweli we uraho neza? Nta mahoro, dore umukwe ukwiye, dore umukwe mwiza, dore umukwe wawe. Ayo mashyi mwongere muri Samweli we. Samweli ni gute ubu? Karame, kare ko usigiye wahereye uca ikibungo, iyo uza kugarukira hafi ukambwira ko ari Samweli yunguwe. Samweli uyu ni umuntu mama. Samweli we nimwongere mushimire Samweli. amagambo navuze uko angana kuva uyu munsi, kuva none ubu ntabwo yongera kugendana n'aba ngaba. Samweli ahawe ibyicaro by'umukwe wakoye iwacu, arajya mu mvurwa. Samweli kandi ntabwo ari mu twicaro abantu nka tumwe tw'inyaruteje, ni ibyicaro twamuteguriye. Ahubwo abakobwa b'iwacu murahari. Samweli ku iwacu mu muryango uyu munsi tujya tugabira abandi kandi tukabaho, usibye no kuba twaguha oliva. Ubundi ushaka kuba nde mu rukundo? Urashaka kuba generali? Urashaka kuba marishali? Urashaka kuba sagenti cyangwa ni sakintu? Urashaka kuba nde? Urashaka kuba generali. Arashaka kuba generali mu rukundo rero, kandi mu basivili arashaka kuba generali. Uhereye uyu munsi ngwino umutambutse nka generali, ujye imbere agukurikire umutambutse nka generali. Maze nguyu umukwe nawe kwerekana. Ariko n'uwo mujyanama we nabanza kusuhuza. Hari ngo araje bikemure. Ntabwo nabo zabazirikane. Pare ngo niwe mwafatanyije gupanga imipango neza. Ariko pare nawe araberewe kweri. N'umupare kuko ubikwereye. Pare ni wowe.
uwo muhungu wawe ahantu ariko uzi ko musa ukagira ngo kuko n'isuku uzi ko basa neza uwo niwe mujyanama wa Samweli none se Theo karame abahungu b'ibyabo byo bizamera emusara bisobanura nuko bashimye byanjye bizamera ariko ni muhumure mumwenyure mugerageze kumwenyura hano abakobwa barahari MC umwanya n'uwo Karame Manzi ya Mpakuzi murakoze cyane muzi ibiganza mwishimira ababyeyi bataramye neza maze none Samweli zamura ibiganza byawe nawe uramutsimba gajya mwishyira ngaha bari hano ku bwawe umishimira Samweli bikaba byiza cyane kandi nkabikunda nagira ngo mbasabe basore beza kandi musa neza mwambaye neza kandi mwabukereye ndaza kuza kwasaba kugenda gatoya kugira imbere gatoya yego ndaza kuza kubasaba kuzamura inkoni zanyu mukazigeza hejuru zose zikareba hejuru bazamura hejuru cyane uko mubigenza ndaza kubasaba kujya inyuma gatoya muri inyuma mwazamuye inkoni muri bw'iyi inyuma gatoya bavuga neza ko buriya ngo ingabo yatsinzwe izamura intwaro ikazishyira hejuru niyo mpamvu buriya nta musirikare iteka ujya uramburira intwaro ye ngo ayishyire hasi mwemeye kwibigwari rero reka mbasabe muhinduke muri Samweli murahindukira murebe umugabo mwiza nushimwe mu hamwe akajya gusubira inyuma ndagira ngo ngushimire nsanze ari umugabo uhamye muri abasore bari ahangaha niho Samweli yatangije neza aguturanya nk'umugabo wamuye pare mwiza umurinda parapara ntiyagira paraza mu mipangu ye itageze arapangaga ukamugira inama aho mushimira pare mu huze bigaza mushimire cyane dore ngutyo ho kabahizi dore ngumubye ku mukondo kandi banzi izindi dore nginga birongo izindi fura uratambuka nanga bagushimire murabira bigaza mushimire pare umubyeyi mwiza cyane yanze kurambura inkoni ye ngaho avuga gatsinzwe yanze gutsindwa wanze gutsindwa umubyeyi uzakomeza utsinde kandi uzakomeza ubutsinzi yego uratambuka ujyana imbere hari intebe ya mbere urayitambuka n'iya kabiri uragera ku ya gatatu nugera ku ya kane niho hari ibyicaro byawe niba nzi izindi ni nayo itanga itegeko ndagusaba Samweli ubahanga amaso bakurebe murakora saliyuti kamajeshi saliyuti uti Samweli turamushyigikiye tuzakomeza kuba hafi tuzakomeza kubana nawe turagukunda uri inkotanyi nziza wadutoje neza none ubaye liyetona generali tute basakino ngo mwemeye gutsindwa ishaba Samweli baravuga ngo ibwami haba abaja hakaba abagaragu hakaba n'abiru ariko hakaba n'abagaragu ndazi kugira ngo ubasabe nk'abagaragu bawe bakubaye hafi bagendanye nawe wanze kubasiga utabatambukije mu gitaramo nk'iki ngo n'ubahagare kuri ruhango mboni ba nyirankesha babone yenda hari wasanga nabo tuzagira ururindi nk'iri ryazabahuza bakaduteranya natwe tugatana k'umuryango ndakuza gusaba utangire uhinduke umutegetsi ugabe utegeke cyangwa se ugaye uze ureba uyu muhungu n'icyubahiro uramuzi mwabanye muri byinshi mwarasenganye kandi byarakunze ndagusaba umutunga inkoni maze ukiteka mu guti nawe ukuyeho uruzingo nyuma y'ahangaha nawe uzitwa umugabo yego uramutunga intoki ati mukuyeho uruzingo rwa gisore ukiri iteka nawe uzitwa umugabo uramurebera akamanzi nawe uti nawe ukuyeho uruzingo rwa gisore uzitwa umugabo ati nawe muhungu mwiza nawe uzitwa umugabo ati nawe Kariste uzaba umugabo ati nawe Claude uzaba umugabo ati nawe Karimunda uzavuga ko azaba imfura cyane ntuzigere nawe ikigwari uzakomeza ube imfura aho babera ibigwari ni hamwe bikesha buza gihagaze nabuze ni ingabo itsinzwe iteka ryose arayishinja icyaha shebuja aracyahagaze ariko barashaka kwicara niyo mpamvu yabatonye agasanga nta mugabo uba arimo yasanze muri abasore asanga muri Ngaramakirambi yasanze nta nama nzima mwamugira ngo azitwe umugabo niyo mpamvu yasanze n'umugabo barimo atoranya umubyeyi mwiza cyane indongozi ari guhembe yahisemo ngo ari umubera umubyeyi mwiza wamugira inama zazamugira umugabo yego ndaza kuza kubasaba wongera ukiteka utanga itegeko maze bicare urabatunga inkoni maze bicare aravuga ati rosha icara nabicara hakurya hari abandi nawe utanga itegeko yego nimuze bigaza mushimire Samweli atakira neza ndaza kuza gusaba pare ashitse
ibyo afite mu kiganza hasi n'urubo rwiza rutatse neza kandi mbona ruteguye neza. Urashyitsa urwo rubo hasi, urafata n'iyo shyimbo ushyitse hasi. Ndagusaba Samweli ushyitse inshyimbo yawe hasi, kano kanya we mutware aho ugeze. Ni mu byicaro abami. Iwacu umuryango tugira ibyicaro by'abakobwa, tukagira ibyicaro by'abana, tukagira ibyicaro by'abahungu bakiri bato, tukagira ibyicaro by'abahungu bakuze, ariko tugira ibyicaro by'abakwe. Niyo mpamvu Samweli muri kano kanya data yaguzanywe mu ntera akukura kuri kapurari hakurya Lieutenant General Colonel International General International Marshal. Ndaza gusaba uhindukire urebe pare mu maso, pare nawe urahinduka wese maze murebane mu maso. Pare aravuga amagambo 6. Irya mbere bati mwana wanjye uzaba umugabo kandi uzaba imfura, uzakotana igihugu, uzakirasanire kandi uzaharanire kumbuga mu rugo rwawe. Ya ntango ati umusanga umusaka kwera pare, ari rero ntango utera umusanga umugoma byana umuhobera umushimira ko yakoye mu bigiye mwiza kandi yakubaye hafi cyane mu rugero rw'ubuzima bwawe atigeze gutererana. Mugumane kandi mu nama name muzi bibaza mushimire Samweli na pare bagane neza cyane. Samweli umwonga akongorera akugira inama aguye impanuro za gisaza bavuga ati uzari musaza ukiri imfura cyane byiza cyane. Nimucutse mucikiriza aho ngaho. Yego ndaza kuza gusaba pare uzibuze kuzafata Samweli umukore mu ruhanga umubwira uti mwana wanjye nguhaye umugisha kandi nawe uzayifura cyane. Amuhesha umugisha k'ibyeyi ati mwana uzaba imfura kandi uzahore uri umubyeyi mu uzabe n'urupfu Rwanda. Muri cyaramo cy'akabogi maze dukomeze tunamaname. Muri cyaramo cy'akabogi nanjye mbacunga amaguru. Murakoze cyane. aduteye agahinda be mutoni wacu be mico myiza sibira rimwe be mutoni wacu be mico myiza sibira rimwe Sumunakawe n'abasaza ubasigiyepe rero kukubyara uriba asiyambazane bena bato bacu wateteshaga ubasiziki wobasiziki nimumupurize babyeyi nimumupurize bakobwa be oriva ibyo wabyibajije ute kubabaza bo mwakuranye shenge
nde wabyibajije ute. arakoze mutereka mata akaba munoza ruhimbi, arakoze mpinga nzima araseka nk'abakobwa yego sha mubashenge, arakoze rwema rw'abahizi akaba intore ibanza izindi, akaba imfura cyane. Urakoze cyane mubyeyi mwiza kandi ukaba umwamikazi w'u Rwanda, maze guhera kano kanya ntabwo ikiri wowe ahubwo uri Miss Rwanda. Araseka nka Miss Jolie ukagira ngo ni Afurika yatunyoye, impundu zavuzwe, imbyino twazibyinnye, abakaraza bakaza umurisho bakaraze bishyira kera. Maze rero impamvu uje ahangaha data arakuntumye yaramubwira ngo uze akubwira icyo guhamagariye, maze abahungu beza rero kabyisabye, ntago mbambuye mushiki wanyu, nta nubwo mwabujije, ni mumbere gato mumuntize gato mushyire data, ni mubikunde data aramuntumye ngo mushyire mu gitaramo amubwire impamvu turahangaha, nimara kumushyikiriza ndongeye mubwira ngo ubukwe yanyu nta muntu umukoraho ntabitanze mu itegeko, data namara guca iteka leta muzana sibyo, munkundire munyemerere maze mutware. Yego byiza cyane, mbega byiza gutwara umugeni we, ntadugara nanjye kufotora agafoto mwayo umugeni mama we, hano abahungu bagira ubuntu batanga n'umushiki wabo we, mama we uzi ko muzatanga n'igihugu batanze umushiki wabo se, ariko murabona gukunda data n'ukuntumyeho ntabwo ari gushaka ibirebana n'ibindi data bisobanura banze muramutse ubwo birabose. DJ we gake gake cyane ntacyo bitwaye. Oliva we mama igikobwa we, nyamuneka aya mashyi atageze ku mashyi mwayatanze ko urebe na ba nyogosenge, urebe na barumuna bawe, urebe na bato bawe, urebe na baso wanyu, zamura ibiganza ubahobere uti yambi. Umeze neza urakomeye, turi n'undi muryango mwiza rero nawe waje utugana, nawe wawutegereje se ngwino nawe nk'uko ugezemo urebe, dore ngabo bariya bashumba bawe, ngabo mwataramanye kera, ngabo bariya bose, zamura ibiganza n'abariya basaza bose n'abariya bepfiriya bose baje mu birori byawe, zamura ibiganza bawe. Iki gitaramo cyagenze neza cyaryoshye, aho ubonye ntakweretse ni hehe, ngaho hanyereke nanjye mpakwereke ni hehe, zamurira ikiganza turebe ni hehe. Se ni hariya, ni hariya rwose, dore naho hariya rwose, nyamuneka urabona ukuntu ari ukumwenyura, bariya bagabo rwose ndabona ari abasore beza cyane, barimo n'uwitwa Samuel. Samuel wamubonye se? Zamura ikiganza turebe ko zamura ikindi mugahoberana. Amashyi nyamuneka atageze ku mashyi nyamuneka ngayo nguko rero. Maze rero umukobwa wacu ngwino tujye mu gitaramo rero nkubwire amakuru y'igitaramo. Hindukira mubwira akabereye ahangaha. Maze rero umukobwa wacu uri igitaramo cy'umuryango cyarimbanije cyaryoshye, cyari kimeze neza, witegereje bose ugenda ureba, witegereje ibintu byose burya hanini byari hejuru yawe, ibintu byose ngo ni wowe wenyine, nta wundi byabereyeho ngo ni wowe, ariko kandi biza kugarukamo n'umugabo witwa Samuel. Ibi birori rero byatubereye byiza. Hari umugabo wazindukiye ahangaha aratuzindukira, aza dusanga ni imfura, ariko aza yatwigombye ngo arashaka imbuto muntu. Turamubaza ati tutubwire, urashaka? Ati ndashaka uw'Imana Olive. Ariko hari undi w'Imana Olive dufite se? Hari undi? Ni wowe? Twagutanze rero, twagutanze, ariko kandi twasanze tutagutanze mu babisha, ahubwo twasanze ari umuryango mwiza w'imfura, nuko turavuga tuti ubwo babyemeye, umuryango ukabyemera, buriya twakunywereye, bariya basaza bose ureba bakunywereye, twese twanyweye n'inkwano baziduhaye, none uremera kugenda? Ubu uragenda kuko uradusiga, uradusigira ndetse uragiye kuko uragiye, tugure kugende. karame karame nshuti yanjye, niba wumva umwumvise mvuze ngo iki
numvise ngo nkwegere ngwino nyegere ariko se ubu uragenda koko usige barumuna bawe usige n'abanyamuse usige n'abanyoko wanyu urabasiga koko wemera ugende ati ndagenda mumureka agende nyine hanyuma rero twatwigombye dusabye w'ingenzi Oliva n'umukobwa wacu ariko kuko twasanze muri imfura ariko kandi imfura tugasanga Samuel nawe abahiga turavuga tuti ko biri kose ibisa birasabirana waje udusabye imbuto muntu dusaba uw'Imana Oliva uyu mukobwa wadusaba hindukira urebe uyu musaza ni imfura ugenda umuhobere maze numara kumuhobera ayo mashyi atageze ku mashyi wenda baraza kuyabaha Yesu ashimwe amahoro turakwishimiye noneho rero ubwo ugeze mu biganza by'uwo musaza uwo musaza uko ureba uko nguko yatwigombye kandi yansabye kandi nanjye mbona ntacyo namwima ngifite buriya tugira ibuntu iwacu mu muryango uko twatiza n'urugi ariko noneho dusabye imbuto muntu turavuga tuti nta kundi ubwo yashakaga rero n'ubundi w'Imana reka tumuhe none uremera nanjye mugushyikiriza musezero nigendera yemera ugiye mu bandi babyeyi bivuge urabyemeye ngende nsubirireyo maramasa urabyemeye ngende ngiye gusubira mu muryango ngiye kuvuga amacumu basi none se ngaho zamura ikiganza bivuge ngo bwawe urabishoboye uragenda ngaho igendera mwana w'umwana ngaho agenda rwubake rukomereye ngaho rero icyo wansabye ngiki ndetse muhazi maze abahungu banjye muze mwegere ahangaha nababwira iki ndaje mbahe umwanya ariko reka mbanze ngushimire wabuzwa n'iki gushima se uri imfura cyane iwacu nimwongere mutanye amashyi mushimire uriya muryango bayi wari nta kundi gendega yabyemeye turabashima Imana ibaha umugisha uri reka nkugeze iwacu gatoya ab'iwacu nimwakira umukazana nagira ngo mbabwire ko ya mitwa mwaduhaye ntabwo twayiririye mu nzira na za nkwano mwaduhaye nta wundi twazikonje ngiye kuguhemba guhembe ngiye kuguhemba umugabo shaka kw'Imana Samwe yewe wumva mvuze ngo iki nagira ngo umanuke neza uhagarare hafi aho ngira icyo kubwira kuko hano hari abahungu birakaje bameze nk'abanyerondo ba nimugoroba bashobora kutagira icyo bagupimira ntacyo bahaye ariko nagira ngo ubwire ko za gahunda zaciyemo byakunze mwakoze cyane hanyuma rero uyu musingi karame mazi yampakuze uriya ng'inka yabyaye muki ati urwanjye ndarurangije hasigaye rw'umushumba Samuel rero uze kumumenyera karame nanone namara kumenya baramube nawe uze kureka rwose yihoberere hanagwe muri iki gituza ahahumbeka imbuto itahumba yego ubwo aze kubikora neza yego bidufashe murakoze kagira Imana muruzi biganza munshimire umubyeyi mwiza cyane abikoze neza cyane maze bahungu beza ndabasaba musubire hahandi hara hepfo aho nabambaye mushiki wanyu musubireyo mufate mumutambutse mujyane mwitonze ariko nimugerayo mwenge muhagare mureba hano nja aha uri nyampinga igisakuzo gisigaye Samuel ntiwagisakuza kandi umugogo usigaye ntiwawuterura urugamba rusigaye ntiwarutsinda akabatinya akagira ngo murabarwanye kandi muri imfura cyane ndaza gusa Samuel gusingire urwo rurabo maze igisigaye n'urugamba rugomba abagabo nubwitumire tore ntiwarutsinda reka
ntiwarutsinda baraza gutsindwa ni abana no gutera ubwoba wabwiriye amagambo y'abasaza bavuga uti mwa bana mwe akira fata akangaka ugiye kurya capati ugiye kurya purusheti wakunda yawurute ariko n'ubugenza nabi ntago uyu munsi nayakunda aza kwitiramo ka fanta gatuma tuza akamutera umutuzo agatuma atekana umuhereza icyo wamugeneye umwongoro umuhereza araza guha mushyikiwe yego navuze ngo imbere we n'abana kandi barashukika icyo mbwira cyose aracyemera imitobe bakuru yumvwa n'abana barakoze cyane maze abahungu beza kandi basore beza ndagusaba wowe utambuka ugende uhobere muramu wawe umuramutse maze ufate n'agafoto kawe ifoto ari kumwe na muramu we yarayikeneye kandi byari ngombwa yego oyayo ahasigaye nahawe liva umumuhaye umukunda ntabwo umuhaye nkumwikuraho umuhaye umukunze jya namuhobere maze muhagarare mufite agafoto muri kumwe na muramu wanyu maze Paul utambuke wongere usubire hariya wegere Samuel yego maze muhagarare neza mufate agafoto muri kumwe na muramu wanyu maze muhagarare neza apana YouTube akanya promotinga muri sanga bageze Burayi byiza cyane umugabo wasenze Imana irakumva amasengesho wasenze ntago Imana yirengagije wageza kizabonwa ugeza akanyarira ibyo byose Imana yabyumvise kano kanya yabisubije zamura amaboko yawe ushimire Uwiteka wowe no gushimira Imana uko maze ugume gutyo n'ubona amaboko yawe Samuel nawe wageza kizabonwa ugeza akanyarira usenga usaba Imana uvuga uti Imana wampaye umugore ramura amaboko Imana irufasha gusenga kwawe uko bimeze ukomeze muri amaboko yawe nawe mpinga nzima maze ugatanga usanga Samuel yadukoreye ibikomeye Mana uko sawa ugenda uba ushimira Imana umutima wawe usanga Samuel genda ushimira Imana usenga umutima ushimira Imana ndagukunda Mana wanjye nanjye ugenda nanjye zakanyarira umusozi byinshi sanga Imana ikona umugore wanjye none Mana wanjye nanjye vuga ngo ashira byinshi wayafarara aho umusanganira uri muri tuturova arazi sesesese tokaberite andremude asira byinshi aho kameza umutima wawe ubuzima bw'urukundo utirengere umutima tuza nabo makwezi umutima ugahaba umuturi cyose umurinde n'abakobwa ugira maso y'inyana n'ubundi bari ntoye uti ntawe urateze kubona kugeza gusa kwanjye Yesu Kristo Mungu wa Nazareti wanjye gukunda omezo murisho umukunzi wanjye uzigamira wowe uvuga kurusha abandi uvundire yego umuhore mu rujyano ukoreremo umuhore Samuel umushimire Oliva hore Samuel umushimire cyane urutse umugange muganirize imitima yanjye uteye umutima wanjye ndabikora cyane agize umugisha Samuel urukundo rwanjye utabyishimiye kuguha ntabwo naguha umutima wanjye ngo nkwimururamo ati narakagiye mu mirima y'iwacu neza kandi irarungu ati narikoze urukundo rwanjye kandi urutabana nkunda cyane yego maze nihangane amaso utugati cyane cy'uburemure ubundi gahunda zikomeze cyane yego sabaye ingabo uzakubera ingabo mubere inkotanyi ubundi mwegerane mwese mwese mumare mwegere ahubwo tunarukoze cyane
iyi nkoni mfite ni inkoni y'ubupfura, ikaba inkoni y'ubushumba, byiza cyane. Murakoze cyane, murakoze cyane. Yego, marene uzakomeze bakuru rwawe uzakomere maze mwoyeye uko nugira rimwe ntugire kabiri. Yego, bamwitemo igisubizo n'uburyo uzi gusenga Imana. Ni n'umuhanuzi, umwitondere cyane, ugende umuhobere uri mu Rwanda nimo. Yego, uriva bari mu butayu, bari muri za kizabonwa, baragendanye igihe byari bikomeye, basenganye nawe baramuhumuriza. Hagara foto byose cyane. Yego, mukomezanye mwese, bamwitamo bamureka tete utambuke nawe tatorojya batoya, maze uhagere imbere gatoya ufite agafoto, bamwitamo kwizera nawe utambuke ufite agafoto. Mama Uwena, umukozi w'Imana, mama byiza cyane. Magari imbere gatoya mufate agafoto, maze mama tetanye natwe mu misozi myinshi, ubwo mwagenda za Kanyarira na za Kizabonwa. Imana yumvise gusenga kwanyu. Kameramani wapyatura agafoto maze bajya mu byimbo bajya kwicara. Yego, byiza cyane, urakaza cyane. Musubiza Oliva urabo, ureba musubiza urabo rwe, bagendanye nawe kandi basenganye batifuza bikenewe. Murakunda cyane ariko mwanze kuvuga ngo sa wewe sa wewe sa tagire sa. Yefamwe yagize ati abakobwa bahagarare hamwe begerane, magara mwegeranye ahantu hamwe umuhabwa n'Imana. Oliva yagize ati kwemera rw'abahizi usingira Imana guhaye, ati ni ikimenyetso cy'ubuntu gukunda, ati kandi uko gukunda ntabwo bigira akagero, ati none urukundo rwanjye iyi Imana guhaye izanuta zose imanuka izindi. Reba yewe impano natoranyije nitonze atokeye na yombi, ndagukunda urukundo rwanjye. Akoze papa wa Oliva yigire hino hirya, papa uraguma aho ngaho. Yego, waba ko ufite inyenga ruhanga rw'ingofero ihereze mama Oliva iyo ngofero. Yego, nigumane maze iyo ngofero uragenda uyihereze umutware wawe ariyo mugabo wawe, maze uyimwambike. Yego, ngo muremure nta kandi yagize uruhare mukundira umukunzi. Yego, maze muhobere muri mu byano, umuhobere uti sheri wanjye shatemba ukunda ukunda bebe, oh uti shatembe sheri ya labio. Yego mama shenge ati ndagukunda, maze mama ugire hirya usubire aho nagutuye uhagume. Yego, uramuhereza iyo nkoni ya Samweli na Oliva. Iyo ngo papa urajya hagati y'abana, urabajyamo hagati papa. Yego, bagize bati iyi ngofero tuguhaye ni inyenga ruhanga izakurinda izuba, bati kandi iyi nkoni imuhereza mwembi mufate na Oliva afasheho, bati iyi nkoni ni inkoni y'ubushumba tuguhaye mubyeyi. Bagize ati ngo uzashumbe umuryango kandi uri imfura cyane, bati inyenga ruhanga ntagire izuba riguhangara, uzakomeze uri imfura cyane. Papa urasubiye iruhande tujya hirya, mama urazamo hagati imbere y'abana, mama urajyamo hagati. Sandrina umukobwa mwiza, iyo mpano ufite urayihereza Oliva, unasanga ibikoreho uhereza umubyeyi. Sandrina inkotanyi cyane, urabona se mufateho uhereza umubyeyi. Yego, bagize bati mwiye dukunda ni wakiri inkuru tuguhaye, turakukunda kandi impano izindi. Imana amahoro. Papa wa Oliva na mama. Yego, musore mu byicaro maze mama yigire hino umuntu. Yego, byiza cyane, bamwita papa mwiza, umujene pastor mwiza cyane, inkweto nziza cyane, umukobwa ufite impano. Oliva rwose uri kumwita. Turagenda rero mama wa Sama amugeze umubyeyi akitwa umuganji wawe. Yego, nimwambike. Yagize ati ntabwo nahanga ruhanga rwanda akabukwe, ndagukunda umubyeyi mwiza kandi ndamuhobere maze umubabere umunsi ndagukunda cyane sheri wanjye, sheri shushu uzakora mugafe. Byiza cyane, maze utamuka usubire hariya, usubire mama wanjye gihara hirya. Papaze inkoni ya nkoni bayimuhereze. Bagize bati yimuhereze ye Samweli na Oliva ufateho, bati mubyakire inkoni tuguhaye ni inkoni y'ubushumba, uzashumbe umuryango kandi uzafura cyane. Bagiye dukunda turagukunda cyane, umujyi wacu turakwemera kandi turakubaha, uri imfura cyane. Byiza cyane, maze ababyeyi musore mu byicaro mujye kwicarira na Twitter iyi foto igacana cyane.
ku mbuga nkoranyambaga. Byiza cyane, murakoze ababyeyi, maze mushyira mu byicaro. Reka duhamagare Murekatete atabuke. Samuel yagize Olive yagize ati ndashaka gushimira Murekatete Marie Jeanne Bigire hino. Murekatete Marie Jeanne Bigire hino, unyaruke bagushimira cyane, baragukunda. Kaduhamagare Modeste nawe userukuze. Modeste aho uri useruke uze ubanguke kandi unyaruke. Modeste kandi guhobera na wapi? Guhobera na wapi? Uburyo uhagarara gusa ngo Imana guteguriye. Modeste aho uri zabasure baguze zitativa bafite inzu nziza cyane kadastere, uzajya wifotoza iyo ubundi wicare baguhamata. Nakubwira iki? Sawa, uri mwiza cyane. Erinata Mukandema muhorane mwimara agahinda, bafite kadastere nziza n'amadiva meza cyane ateye ubwuzu. Josiane Modeste twakubuze kandi turagushaka. Modeste niba na madamu we uvuga uti Samuel ariko baramukunda, utwemera inshuti zawe, uti ubahora ku mutima, uti ntabwo umutima wizigera utuza, bagize turabukunda. Kabatesi Maria uri hafi, yego byiza cyane kandi byihuke. Yego wahageze, reka duhamagare Manuel Nabigire hino. Manuel uze. Elia ari hehe? Turashaka Elia yambaye veste nziza, inkweto nziza cyane, shogo yakoreye mu Butaliyani. Reka Rosata Nabigire hino. Rosata unyaruke za wambaye neza mama, shenge mama, ukunda kuvuga Isaac hejuru. Samuel Nkunde Bigire hejuru userukuze nawe unyarutse. Samuel unyaruke nawe. Chantal mama mutani uti n'abayihera benge mana shire nawe. Ndahamagara Estera uwihoreye mama shenge uwihoreye. Yosefa Nabigire hino unyaruke bagimano. Yosefa Chantal wabuze impano yo kuyima, ngiye guhagarara imbere nanjye bamfotore fashe impano. Ayi mwana yego hagaragara umubyeyi kandi kiroya hagarara hano papa wanjye aha rwose mubyeyi uri imfura cyane kaguprotoko. Yes byiza cyane. Maze Samuel umwambike nkinga ruhanga uzanye ngo ntiyazagire ikiguhangara na kimwe. Baturagukunda cyane kandi imfura cyane, baguhereza ibishimbo, bagize ngo uzakomeze ushunge umuryango kandi uzabe imfura cyane, ntihazagire ubunyere buguhangara, uzajye unyereruza. Baguteguriye kuko baragukunda ngo wasanze ari umubyeyi w'imfura cyane kurusha abandi, ngo wawe umujyanama mwiza, umugira inama yazatuma yitwa umugore muzima kandi ushimwa n'Uwiteka. Kongera ngo ni amina. Muzabere hagati wowe impano. Yongeraho agira amagambo ane aremeza aganje kandi abanza yari imbere anaruta ayandi. Yavuze ngo kuko wabaye inkoramutima, ukitwa umumararungu, ukitwa imfura cyane. Yagize ngo wabaye umujyanama mwiza, ubahana nanjye, ubana nanjye, uba hafi ntabwo wirinda kure, watubaye hafi ubana natwe, inama zawe nziza barazubasha. Yakira na yombi kuko turagukunda. Reka mpamagare madamu wa pare niba Bigire hino. Madamu wa pare aze. Madamu wa pare ahari yaba hafi. Yawe mana umubyeyi mwiza, yawe mana shenge byiza cyane, akabifura cyane. Mama shenge yaba yakana gatoya we n'umusamari pi kandi hagati aho ngaho yego napare Samuel Bigire hino ababyeyi babanze yego, maze muhagarare maze umuhabe horeshere wawe kamwe promosiyo horeshere wawe ugatera kuri banki yarasite wawe yes
bagize bati ngo n'ababyeyi beza mukabana natwe mukatuba hafi nimwakire impano twabahaye n'ababyeyi bacu ngo turakunda kandi tubakunde turakumve nimurebe kameramani murebe kameramani murebe cyane maze mwicara mu cyakabuye reka musambi gazima bw'inarwa mutebashishe muteka amata utambuke murabona kino kidotomiye genda bagenewe Oliva ubundi umushyikirize utambuke abakobwa ubundi ugenda amatereka mfizi shaka mama shenge tambuka nguko maze Oliva ndagusaba usingire ikamba rimwe ryiza uryambike umubyeyi wawe ukunda kandi uhoza ku mutima uvuga uti nshingiye ku bwiza wankoreye wabanye nanjye mu mvura y'amahirwe wabanye nanjye mu bunyereri izuba riva izo n'impanga abagabo uti mama ntabwo wantaye warayihanganira amagorwa yanjye amarushye yanjye ntabwo ugeze yinuba uti none ndagushimira kuko warakoze cyane warakoze mubyeyi utidakunda cyane uzakomeze umubyeyi none nzakubera umwana urasingira indi kamba maze uyambike nyokobukwe ariho kubyara umugabo uvuga uti kuko wigeze wihanganira amagorwa y'umukunzi wanjye akuvuna akugora uziruka mu cya karekare wanze kuryama ariyo uvunikira warabitagohetse ariwe ushebekera uti none uburyo bwiza iyi mpano tuguhaye ni ikintu tuguhaye ikiba imfura ya kibyeyi urasingira urugori rumwe Oliva ndagusaba urafata urugori rumwe yego uruhereza Samweli urafata undi nawe urugumane urasanga nyokobukwe hakurya sanga nyokobukwe hakurya uvuga uti ndagushimira kuko wabyaye umugabo mwiza akaba ari urugangazi rw'umutwe mwene imenaguzi mpande inyuma nzazinyamaho Samweli urahembeka nyokobukwe kubyariye umugore uvuga uti umubyeyi wanjye cy'urukundo ngukunda uti ndagushimira ko wabyaye neza ugaheka neza ukonsa neza ugashyira umugongo impundu zikavuga ku bwawe uti nzakomeza ngukunde nzakorera uwuriwe nzakomeza nguzirikane nzazirikana uwuriwe maze umuhagarare inyuma bafate agafoto bamushimire cyane kameramani yagize ati ntabwo ntakunda ko iyi foto yancika ndamushimiye abatahira mwe hafi yego asaba kuva mama wanjye kuko uri imfura cyane ndagukunda cyane maze mwigire imbere gatoya Oliva yagize ati mfite uruhisho ndategura umukunzi wanjye ati kano kandi ndashaka kwakira umukunzi nkunda ati kandi mugoze amabwabwa akarusho ndaza kuza gusaba marene na pare yego muri bwigire hirya cyane y'amagamariza maze urakira inkongoro ndagusaba Samweli nawe usingira iyi ngiyi ndaza kuza gusaba ko uza kubigenza gutya sibyo maze uraza gufata inkongoro yavuga uti urukundo rwanjye kuko ndagukunda unkunde gutekera ntabwo uza rudubiza n'imigezi y'irepana sibyo se ndagukunda cyane kuri side yabo Oliva yagize ati ndagukunda urukundo rwanjye kandi ubwenge bw'abahizi unkundire rusinyire inkongoro naguhaye maze ugize juru maze umuhereze yakire na yombi muraza mugize juru yego kunguko yego maze ohereza Samweli uti nawe cyane urukundo rwanjye uramuhobera maze umusomye uti ndagukunda cyane kandi iteka ryose nzaba nzirikana uburiwe mwongera ugira kabiri umugabo kugira ngo atitsimura yitonze kandi yatsitsura ntiyitsa kandi amaze kwitsa umutima uratuza genda nakire yego maze Samweli nawe umwegere oya yasaga yiboneye bahasi Samweli mwegere urakinaga nguhaye kibe kimusifuna ukunda ndabakunda cyane Imana ikandusha utegereze kuri ibyo
iby'agahebuzo ndakunda cyane kuvuga urakoze cyane mwese amere mwene maze abakire maze mutambuke pare arabanza muri ari imbere maze mujye mu byimbo maze mwicare pare uratambuka bakurikiraho marine aheruka yego baragenda gutyo mutambuka munyarutsa mwihuta Samuel urabanza Oliva kurikireho munyaruka Oliva kurikiraho yego asa Oliva usingire inkongoro yawe na Samuel nabigenza icyo yego maze mu hejuru musharingi hepfo na ruguru mututawukunda cyane Samuel sharingi ujye ibumoso yego muhuze ibiganza mbashimire cyane kuko ngo ni ikaze kandi karibu mu rugo rwacu turabakunda kandi muri imfura cyane tuzakomeza tubakunde maze mwikerere mube mutsitsimburaho gatoya mwitonze maze Samuel musabe ubudewe na Oliva ureba Oliva muri hejuru maze mufata akaboko muze mujye bubyibwane bibiri hari biribwa Samuel ndagusaba uratenda gutambuka muragera ifiriti ziryoshye ibi amadegete aryoshye n'agasalade gasa neza kandi gasa kowe ubundi igitaramo gikomeza cy'umwaka mu gihumuze ari urukata uzagategure muri salo n'abafiye donere bagasa muri mese nkubwiye ko wambereye umugisha sinaba nkubeshye ndabyumva nkubwiye ko utandukanye n'abandi sinaba nkubeshye ndabyumva amagambo meza y'urukundo nzakubwira ntugashidikanye uzanyizere ndakumva uko umutima uteye ndakubona niyo naba mpumirije ni wowe nifuza iruhande rwanjye ubuzima bwose sigaje kuri iyi si ni wowe nifuza iruhande rwanjye mu buzima bwose sigaje kuri iyi si mariba zishoka ku mariba hiye zikumbuye guhodoka ndorera ngo ziratetera uwazikoye uwazikowe agakubita agatwenge kaba rimwe na rimwe iwacu mbona urukumburi zirashotse ni Rwanda yubereye inyana yawe bati se ntwari wampararutswe ryari nta mugabo utsinze wampaye ingeri ya ruziga ntabwo nigeze guhararukwa ahubwo nguhaye inshozamihigo nibwo zanyoye amasoko gatari turutse songanye banguranya n'ibimasa nini musukura bari bahizonya bibwinda urwo bahizi burya icyatumye nge nziganira inganzo zibamo rubi rubereye ibirori intore zibereye guhamiriza ahambere nayishoye ku iriba ry'ahandi mu gihe cy'igisha nari ndiriwe ntembera kwa Samweli impamvu ari uko nazimukamiye ngiye gushyigikira wagiye wiga guteta utarya vuba gira ubwoba kuzikubita agahugu k'agatondo umugabo zacu ziri busange mu rwuri rw'iwanyu ndaza kugenza gutya marasaba inzangano zangaye n'umutambo usigaye ubwenge ziteranyuma muravuga n'amaruga bagenda ndabishimira kuna twabaheze yivuye ku neza mvuga neza nihebwa mu zindi ni imanzi banzi zindi ni ndamutse baririmba indamutse avuzwe neza n'ingero mu ngenzi ikenzi mu nziza igifuzo mu baririmba data mu gihe wambyaye n'undi rugore mu ruhanga unkureho icyaha cyo konesha niyo cyaha tugira
umuntu usingira inkuru z'inka zawe mu rwuri hagezemo indemarugamba n'ingeri baririmba igitwi inkama cyane byatangira icyaha kimwe n'ukonesha ariko kumesha umugisha kizajya gisubira ukundi. Urakoze cyane rwema rw'abahizi kometana maze ugumaze nk'iwazo wajurongoye wowe nakubwira iki nanjye ndaje. Urakoze urakabyara muryango mwiza uriya muryango urambwiye ngo izo bakoye izo twakwiye. Nanjye ndaje nzibabwire mu mazina babataba bazibonye umubyimba gusa ndabanza mbibwire ndaje ndi ingabo y'ishemisheje ry'abasore nkabarwangiriza bigaramo rwa mwiza ndaje ndi igikaka sindi igikange nipfura amasonga ya mugabo utsinze ya rwende yabaye igituma banyita ngabo ndi ingangare sindinganiza ndaje ndi yarudatinywa bita imanzi ndikubita ntigangahurwe nko mukingizi w'icyago igikaka igikwiye igituza cy'umunihiro kandi ndi n'igikapu cy'imfizi maze umuntu nkorere ku nkono ihesha umugisha ziriya mugerageze mwiteho urakabyara wabyaje dore rero mpamvu abashumba batava mu rwuri ni ukubera ibyansi bihahora ariko mu nkundire mbanze nsohoje ubutumwa bw'inka ntabwo nagendana imitwe. Muryango mwiza turabashimira ko mwashimye inkwano twabakwereye maze rero ntabwo ndi bubazibabwire zose uko mwazibonye ndababwira indende muri zo ikaba nyirakuru twamuritse n'ibwami ndaza kubabwira iyo zikomokaho zose zirusha umubyimba n'umubyibuho iyo bayita rwiyamira yuhira imbuga inkuba zihindura abanyabihoga ikaba rwamirindi yasimugwamo n'imana inyamibwa y'impeta ukwiharuza imbonezamihigo umwami yayizaniye imbabazi mwirasanira dusoma gituruka indobo ishamutse hari inshoreye ikiriri cy'inka impundu zavugiye ku cy'Imana zivuga mu ruhango zivuga amasaka y'ibirizi ziba igisagara ku muremure zivuga mu ruhango rw'ibwami zivuga nyarurama rwa Nyanza zivuga Bugarama abashumba b'inyarugenge zigaragara ntizasigaho barazumva mu icyo gihe zirandamiza kwa Rwogera zisanganira shema ry'abagabanyura mu Bwana umwami wacageze mu bwiza zongera arambagira impinga ya Runyinya zivuga ku mutwe batashye imwere w'izogeye Imana zeze batumira impeta rutani batinduka imuhira umwami wa Rugarura inkiko impeta umaze mubyeyi mwiza ntabwo ari igihe wangennye igihe yaba ari igihemba gisunitse kigasubira imbere aho twahereye ariko nkundira wakira inkuru y'inka zawe umuco w'inka ntugacike mu Rwanda urakabyara wabyaje inka urakoze urakabyara ndagira ngo ngerekeho n'agakeregeshwa kanjye umuryango utantumye bari bantumye ngo mwakoze gushima inkwano ariko njya nkinjira mu gitaramo nabonye mugifite abakobwa beza natwe dufite abandi basore iyo nkuyekiramo akatsi kitwa umuhurura kugira ngo abakobwa banyu abasore babahururiye hari icyo bizaba bitwaye urunyenyeriye ngwayiwe urunyenyeri rwa runinka muruzi bikaza mushimira batahira batangiza cyane kandi bisura cyane zatangiye nkunda kandi muri mwiza nabyo ntabwo byari mu kirigi hari agasozi keza kindatwa keza imbuto nyinshi abana bagiye gusarura basanga zireze ngira ngo muhindi ugereyo uhamagara mu ngana maze munyaruke mugere nawe mu nama nambe nimusabe imbuto zeze muhamagare n'abandi bazi murakoze cyane ngwino dukomereze mu gitaramo cy'iwacu nabo muri na serivisi mwigire hino maze mwe hafi muze kuza kumenya intambuko z'ababyeyi udashoboye mu mugerereyo ariko ushoboye muze kuhamugerera ntagira ngo muze kuza guhagurutsa mu byiciro mwatwara uko mwabiteguriye uko mwabiganiriye uko mwabihaye umurongo ariko mubigenze kandi ntagire umuntu utatazimanye hari amafunguro meza cyane nawe ni murasanga teka restaurant nziza cyane iyo salade mayoneze imbuto zikoresha z'ubwoko bwose irazikenera yamamara muragera kuri Mama Rashe restaurant itekana murasanga amafunguro ameze neza kandi aturutse uburyohe